Ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza abantu mudukurikiranye kwize kamera za Kidasamura TV Rwanda. Nabazaniye umustari, nabazaniye umukinnyi w'amafilimi, n'umuntu mwiza cyane aragitingana ibagarure, n'umuntu ushobora gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo agire icyo ageraho. Ntabwo ndibuza kumuvuga, araza kwivuga, turi kumwe. Umusaba imizo bite? Isane sawa. Amazina ikivugo cyawe, ikigo cyawe. Irijwi mwumva nitwa Mbate Tufite, umwami w'abahanga uhandura impano z'abahanga zahandiye ku butaka nkazibyaza umusaruro. Mangara nguhangare, ubungubu noneho rero ni fire n'umuriro. Ubu tugiye kuri Mangara nguhangare. Rero ahanga turi mu kiganiro aho nkwereka amafoto y'abantu bagiye batandukanye, abuzi n'abutazi, ukagenda umbwira ibintu bitatu ubavugaho. Mbere yuko twinjira mu cyo kiganiro se ubundi ubayeho gute mu buzima busanzwe? Gukina amafilimi, ibyo bintu birakwinjiriza, ubona amafaranga. Ese ubuzima ukora bwa buri munsi ubukora gute, bigenda bite? Njyewe nkina amafilime, ngakina amakomedi, haranga n'ibibanza, amazu agurishwa, ndetse n'imodoka. Uyu mujama rero n'umuntu umaze kugafata, aranga inzu n'ibibanza. Ushaka ikibanza wamwandikira, ndaza kubahereza nimero. Ushaka imodoka yo kugura, imodoka yo kugura nayo yayiguhereza. Ubu ntago ari ubutubuzi, ntago ari ubuteka mutwe. Ikibanza ukishyura wakigezeho, n'imodoka uyishyura wayigezeho. Bisobanuye yuko rero ubu ngubu tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Ndakwereka amafoto y'abantu batandukanye, abuzi n'abutazi, ugende umbwira ibintu bitatu baziho. Twatangira nta kibazo. Okay, kadutangire. Dutangire. Aha, uyu ni ndero no sasa. Uyu nguyu urebe neza, mwitegereze neza. Ndamumenya. Ninde? Bamenya. Icyo wagikoze. Ibintu bibiri wabwira bamenya, cyangwa ibintu bibiri uzi kuri bamenya? Ibintu bibiri nzi kuri bamenya. Ibintu bibiri nzi kuri bamenya ni wa muntu ukina amafilime wabitinga neza, agakina neza byatari, filime zikaryoha. Ikindi cya kabiri nzi nuko ari wa muntu wicisha bugufiya. Hari umukinnyi ujya gukina bamuhereza sendi akagira gutya akayisuzuma, ariko bamenya ni umuntu ushobora gukina sendi ari yo yose akayikina, kandi ukabona yagitinze neza cyane, bikagenda neza. Icyo nicyo bamenya, sendi ari yose arayikina. Nira filime iyo ari gukina yakinnye ari umukozi wo mu rugo, none imaze kugera kure. Twakomeje na noneho iyi foto ni iyande. Aba bana babiri, uyu mukobwa n'uyu ninde? Se simbona ari, urebe neza mwitegereze. Ndabona hariho Murinda Habirene, kabaho Vestina, akakobwa kandi kita Dorokase. Ibintu bitatu wavuga kwa bano bantu icyarimwe, buri muntu akamuvugaho ikintu kimwe. Nongera kukubwira yuko Dorokase na Vestine ndetse na Irene bari mu gihugu cya Canada. Ibintu bitatu ubaziho ni ibi. Usibye n'ibyo bintu bitatu, njyewe ikintu naheraho cyane, abana ni beza pe. Ni beza rwose, si ibintu by'ibanga. Ni beza kandi icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni abana bazi kuririmba neza, baririmba indirimbo zigatanga ubutumwa ku bantu. Icyo ni icya kabiri. Ni abana. Icya gatatu ni abana biga bakora akazi kabo nk'umwuga, usibye guhimbaza Imana. Ibintu bakora babikunze to. Ndanabafana cyane. Icyo nacyo uraza kugikora. Ibibazo ndi kukubwira n'ubisubiza neza. Hano nkufitiye amafaranga, ntago mba ndaje ndi gusa, njye mba mfite amafaranga. Ibyo bino bibazo bishubije neza, nta kimwe wishe, ngohereza amafaranga ahwanye n'ibihumbi 15 mu kuzamura. Ayi munsi nawe urayakorera. Ayisha sinzi nimba uri buyabashe kabisa. Reka mbe nyakubikiye hano. Nuko ndi buze kuyatwara. Abo yatwara yose natujyamo nagiye agacupa. Uyu ninde? Uyu ni Muyango. Yes. Ibintu bitatu wavuga kuri Muyango. Ibintu bitatu nzi kuri Muyango. Wibuke yuko Muyango nabamenya ejo bundi bari ku beach. Noneho Muyango akabaza bamenya ati ese ari ngewe n'umushahara wa miliyoni 10 wakunda nde? Bamenya aravuga ati ngiye nakunda umushahara wa miliyoni 10. Muyango se icyo muzi ko ari ugukata inyama ku cyokezo. Arazikata nguzaza urebe. Agukata inyama ku cyokezo gahereza abakoboyi bakirira. Muyango ikintu muziho
ikintu muziho ni ko atumira abantu b'abasitari agakoresha ibiganiro byiza kandi ibiganiro bye ni na byiza gukoresha abasitari hiti bafite hiti. So icya kabiri ni umukobwa mwiza w'umunyamideli uteye neza, mwita Miss Muyanga. Very good. Okay, nice. Twakomeje rero. Uyu bamwita nde? Uyu wenyine ni Kanyombya. Kanyombyino. Kanyombya man. Ibintu bitatu wavuga kuri Kanyombya. Ibintu bitatu wavuga kuri Kanyombya. Kanyombya ni umuntu w'umunyamafuti. Ariko amafuti ye ni amafuta asekeje. Asekeje kandi akanayacuruza. Buriya Kanyombya ni umuntu nkunda, umwagitinzi mwiza, umuntu ukora ikintu cy'amafuta ariko kiryoshye abantu bakunda bakagikurikirana ari benshi bagaseka bakishima. Kanyombya rero ngaho reba ibintu bikenya umuvugaho. Ikintu nzi kuri Kanyombya nuko Kanyombya ni umuntu ukunda abakobwa. No muri filime ze rwose, filime yasohoye gusanga ari kumwe n'abakobwa pe n'amade. Icya kabiri Kanyombya nkunda, noneho hari igihe avuga ati ngo noneho ngo kirasa akanyanga mu mutara. Hari utuntu bakunda gukoresha mu ma-Ep8 turi gutraininga muri ino minsi. Utwo tuntu natwo dutuma Kanyombya nawe nabwo mukunda pe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu Kanyombya mukundira iriya nyinya yiwe. Okay, birarangiye. Uyu bamwita nde? Where is gentleman? Big my big. Icyangwe fresheri asa neza, udufime utumanyeri, aragenda abana bakamukunda. Bamwita Rocky Kimomo, umwana wibereye mu gihugu cy'abaturanyi ari kwinjoyinga. Ari muri Amerika. Bamwita Rocky rero umwami w'agasobanuye. Ibintu bitatu wamuvugaho ibi. Rocky rero ibibazo nibyo nyine iki kiganiro mba nagiteguye kugira ngo abanyarwanda nyine tujye dushimisha abanyarwanda. Ikiganiro tuba twagiteguye kugira ngo tumenye abaturage bavuga iki ku banyarwanda, babatekerezaho iki. Amafaranga urayatsindira nta kibazo. Komeza twihutishe. Okay, twagiye. Rocky ibintu bitatu wamuvugaho ni ibihe? Rocky ibintu bitatu muzi. Rocky ni umusobanuzi mwiza. Iyo asobanura filime ashyiramo utuntu tw'utumanyeri kuntu. Kutumanyeri nyine tw'abasobanuzi. Kuko Rocky ni umutinzi mwiza wa filime. Asiga akora n'ibiganiro by'ibyegeranye. Rocky rwose no ku munsi njyewe bwira ndebye filime zasobanuye na Rocky n'ubu nishyuye kuri website ye narishyuye filime yose asohoye mitanyerera. Icyo ni ikintu cya mbere mukundira, kuryoshya filime. Rocky ikindi cya kabiri mukundira ni umuntu wicisha bugufi, agenda gake. Yari yararaburijwe ariko agacana ke baragafunze, ariko bagashubije ku murongo. Ariko wabonye ko Rocky ari umuntu wihangana. Ibaze umuntu wari wahombye, wari ugiye guhomba cano yikurikirwa miliyoni n'ibihumbi magana. Hafi ugeze twagiye komeza akihangana. Rocky rero icya kabiri mukundira ni umuntu wihangana pe. Rero uyu bamwita gute? Icyamamare, umuntu udakorwa, bamwita gute uyu nguyu? Rocky tumuvuyeho. Uyu none bamwita gute? Mutesi sikoviye, umugore w'urugamba. Mutesi sikoviye, umugore w'urugamba. Ibintu bitatu uzi kuri Mutesi sikoviye, ibintu bitatu muziho ni ibi. Ibintu bitatu wavuga ko uno mumama mwiza cyane uvugira n'abantu, ni n'umuvugizi w'abantu. Naseka binaniye n'imbaraka rudamu. Uyu ngo avugira n'abantu. Okay, sikoviye yewe cyane namuce mu ijambo sikoviye. Ikintu muziho ni umuntu uvuga ijambo rikijya. Icyo avuze kirakorwa. Cyakavugira abantu
atabariza abantu ndengeje ubundi yatabarije Theo ikibazo cye cyaranze gukemuka ndakeka cyarakemutse kubera Mutesi sikoviye yamutabarije cya kabiri muzi kuri sikoviye umunyamakuru w'inararibonye umunyamakuru mwiza w'umwuga neza akabugwa bakakora bukunze umuntu nyine uzi icyo akora mbega ese ubundi Mutesi sikoviye uramukunda Mutesi sikoviye ntabwo navuga ngo ndamukunda yewe ntabwo mukunda njye simukunda kandi ndanamukunda sobanuye iki se Mutesi sikoviye uramukunda ariko numukunda Mutesi sikoviye simukunda ariko ndanamukunda ubwo ni hagati aho ngaho hagati muri ibyo ngibyo hagati muri ibyo ngibyo Mutesi sikoviye ubu tuvugana chano yiwe nayo bari barayihagaritse ariko barongeye bayirayisubukura bamuhereza monetize Mutesi sikoviye nta n'impamvu yo kutamusubiza monetize kuko Mutesi sikoviye ibyo akora burya bajya bavuga ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo inyiturano yiturwa indi. Mutesi sikoviye ni umuntu ukora akazi agafasha n'abantu akora ibintu byiza cyane niyo mpamvu rero iriya cano yiwe habayeho amasengesho menshi cyane y'abantu bamaze kubyumva gutyo n'Imana yabigiye. Okay, reka rero ikiganiro cyacu tugisoreze hano ibibazo twamubazaga yabikoze neza. Iki kiganiro ni content nshyashya nabazaniye ariko iyi content nigize kuyibagezaho kugira ngo muyumve. Ubu ngubu ngiye kumuhereza ibihembo byiwe umuntu wese ahaba ari umuntu wese nzajya nsanga cyangwa ngenda nsanganira nkamubaza utuntu ngutu azajya nyemerera amhereze ikiganiro kuko haba harimo ibihembo. Uyu mugabo rero yakoze akazi kiwe neza cyane tukaba tugiye kumuhereza amafaranga ahwanye n'amafaranga 15,000. Ubyumvise ute? 15,000 byawe urabitsindiye hano kuri Kidasamura TV Rwanda kubera ko ibibazo twabikubajije wabikoze neza. Uyu mugoroba ni uwanjye rwose. Umugoroba ni uwawe. Wanywa byeri warya inyama, warya byeri warya inyama. Imana yari yabimbwiye. Aya mafaranga rero yatsindiye nayawe. Kasasa murakoze cyane. Amafaranga yawe urayatsindiye. Icyo cyiza cyo kuramukuse. Ni iki wabwira abantu bakurikiranye Kidasamura TV Rwanda? Icyo nabwira abantu badukurikirana kuri Kidasamura TV Rwanda nuko nabashishikariza gukora subscribe, comment and share. Iki kiganiro mwamurebye nk'umuntu cyashimishije agomba kugisangiza abandi bose bakakireba. Ndabizi neza ko mwagikunze kandi murabona ko nampaye n'amafaranga ndiyampaye nangitsegaranya gahumbi katike. Nawe genda winjoy neza nanjye kwenjoyinga kandi Imana ibaho umugisha. Sawa turi kumwe. Ngaho igendere dore twari duhuye gutya ngaho igendere urakoze cyane. Ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda iyi content nshyashya twatangiye umuntu yiyumvamo cyangwa umuntu wayiyumvishemo natwandikira muri comment iyi content tuyikomeza cyangwa tuyihagarike. Murakoze cyane Imana bari